Ese umuntu wese yemerewe kugira konti muri banki? Ninde wemerewe kugira konti muri banki, ninde utemerewe kugira konti muri banki? Ibi bibazo hamwe n'ibibishamikiyeho nibyo ngiye kubasubiza. Ngewe mugiye kubana nitwa Jean Marie Vianney. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro byo kuri Vianney Empire. Niba ari ubwa mbere ugezeho, kande subscribe, like, share and comment kugira ngo iki kiganiro n'ibindi bizakurikira bizajye bikugeraho ku gihe. Ndashimira rero umuntu wese wamaze gukora subscribe, yarakoze cyane. Uko dushyizeho ikiganiro abona notification, kandi ni inkunga ikomeye. Ndabashimiye mwese. Turi kwegera hafi abantu 700. Muri kumva ko mu minsi mike itarenze 3 turaba tumaze kuzuza abantu 1000. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro nanone kijyanye n'ibyerekeranye n'amabanki. Niba ujya wibaza ibibazo bijyanye na banki, ndagushishikariza gukurikira ibiganiro byacu kuri Vianney Empire. Uzamenya byinshi, uzasobanukirwa byinshi. Ikibazo kiragira kiti, ese umuntu wese yemerewe kugira konti muri banki? None se ninde wemerewe kugira konti muri banki cyangwa gufunguza konti muri banki? Ninde waba utemerewe gufunguza konti muri banki? Uyu munsi rero ndababwira umuntu wemerewe gufunguza konti muri banki, hanyuma utemerewe gufunguza konti muri banki nzamubabwira mu kiganiro gikurikira. Ni bande bemerewe gufunguza konti muri banki? Umuntu wese yemerewe gufunguza konti muri banki, umuntu ku giti cye. Konti yakoresha, yaba iyo akoresha mu kazi, yaba iyo yakwizigamiraho mu buryo bwunguka, yaba konti ahemberwaho. Umuntu wese ku giti cye yemerewe gufunguza konti. Hanyuma itsinda ry'abantu bishyize hamwe nabo bemerewe gufunguza konti. Mushobora kwishyira hamwe muri abantu muziranye, mugakora itsinda ry'abantu 5, 6 se, bitewe n'ibyo mukora, bitewe n'intego y'iryo tsinda mufite, mugafunguza konti muri banki, mukajya mwizigamiraho amafaranga yanyu cyangwa se mukayabikaho. Hari abahitamo gukora ikimina. Ni byiza, ariko byaba byiza cyane aho kugira ngo mukore ikimina mujye muhanahana amafaranga, mwakora itsinda ry'abo bantu bemeye kujya mu kimina, mugafunguza konti, amafaranga mukajya muyakusanyiriza kuri iyo konti. Hanyuma mwakenera kugabana mukayagabana, mwakenera no kuyakoresha ibindi bintu mukayibikoresha. Rero itsinda ry'abantu bishyize hamwe nabo bashobora gufunguza konti, bemerewe gufunguza konti muri banki. Koperative nayo yemerewe gufunguza konti muri banki. Iyo tuvuze koperative, ni ya koperative ifite ibyangombwa byuzuye yahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative aricyo RCA. Ni ukuvuga koperative igomba kuba ifite ubuzima gatozi. Koperative rero iba yashinzwe kubera ko ifite intego y'abanyamuryango bahuriyeho y'ibyo bagiye gukora. Niyo mpamvu kugira konti ari byiza, kuko iyo konti irabafasha, ituma mushobora gucunga neza umutungo wanyu, harimo n'amafaranga, mutagiye muyabitsa umuntu ku giti cye. Kuko nk'iyo ari koperative mukajya mubitsa umuntu amafaranga, ashobora kuyirira, ashobora kuyatorokana, ashobora kuyabiba akavuga ngo bayamwibye, ashobora kuyakoresha mu nyungu ze bwite. Ariko y'amafaranga ya koperative cyangwa se y'itsinda ari muri banki aba afite umutekano. Kandi muba mushobora no gufunguza konti
yunguka. Mu kiganiro gikurikira nzababwira ibanga ry'amakonte mushobora gufunguza ari ayahe, kuko hari umuntu uvuga ngo reka njye gufunguza konti akumva ko ari ugupfa gufunguza. Nibyo koko uraza muri banki bakagufungurira konti, ariko ntumenya ngo ese iyi konti mfunguje nta yindi nafunguza imeze gutya. Ubwo bwoko bw'ayo makonti nabwo nzabubabwira. Ni ukuvuga koperative yemerewe gufunguza konti, itsinda ry'abantu bishyize hamwe cyangwa se ikimina nacyo cyemerewe gufunguza konti. Hari n'abantu bajya mu bimina bagakora ibimina, ugasanga bamwe barabambuye, ugasanga amafaranga yikubiye umuntu umwe, ugasanga niba wari ugezweho ngo bazaguha amafaranga wowe ntibateranye ngo bayaguhe, ugasanga kugira ngo uyabone uragomba kurenzaho ayandi yo kugira ngo baguhe umwanya wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa umwanya runaka, bakakwereka ukuntu hari abandi bayashaka kandi uba uri gusaba amafaranga yawe wabikije. Ibyiza rero, iyo ubona ibimina byarakunaniye, wanakora icyawe kimina ku giti cyawe. None se amafaranga ugenda utanga ku kwezi cyangwa ku cyumweru bitewe n'ibyo ukora. Niba hari amafaranga winjiza bitewe n'ibyo ukora akaba uba mu kimina, ayo mafaranga wakora ikimina, wafunguza konti ukajya uyadepozaho washaka buri munsi cyangwa buri cyumweru cyangwa buri kwezi, byaterwa n'uko winjiza amafaranga. Kuko iyo konti ni nayo nziza kuruta uko urajya kunyanyagiza amafaranga yawe mu bantu atagira n'ingwate, sibyo? Ibyiza rero ni uko wafunguza konti muri banki, yaba banki, yaba sako, yaba indi microfinance, hanyuma ukajya umenya ngo buri cyumweru ndajya mbitsaho amafaranga yanjye. Ayo mafaranga igihe cyose uyakenereye uzayabona, yewe ushobora no kuyabona afite inyungu kuruta uko wakwirirwa uyashyira mu bantu, uyanyanyagiza mu bantu, cyangwa na bya bindi bya rambere ugaha umuntu amafaranga ngo azakungukira ngo 10% cyangwa 20%, ariko igihe uyakenereye ntuyabone. Icyizaho kugira ngo ukomeze muri ubwo bucuruzi bwa rambere, wafunguza konti muri banki ukajya ubikaho amafaranga yawe, aba afite umutekano ndetse aba ari no kunguka. Sinzi niba murimo kunyumva. Niba uri kumva ibintu ndi kukubwira, wabikora uze gukanda like, hanyuma umbwire no muri comment niba biri kugufasha. Ujya kubona ukabona umuntu, abantu baraje bamutuyeho ikintu ngo ngwino ngo hari online business, ngo uri gutanga inyungu nyinshi cyane, ngo uri gushoramo amafaranga, wazana umuntu bakaguha komisiyo ingana gutya, washoramo aya buri cyumweru ukabona amafaranga angana gutya. Ibyo bintu ni iby'ubutekamutwe. Ndabaza abantu benshi bagiye bahombera muri bene izo business z'ubutekamutwe, yamara gushyiramo amafaranga ye ugasanga bahise babifunga. Bene byo baba barabishinze kubera baba bafite target. Iyo amafaranga bari bategereje bamaze kuyabona, iyo network bahita bayikuraho, amafaranga bakayajyana nawe ugasigara mu bihombo. Ariko amafaranga yawe waramutse wayabikije muri banki, wafunguje konti muri banki, amafaranga yawe aba afite umutekano kandi igihe cyose uyakenereye ukayabona. Rero nshishikariza abantu, nanaha inama abantu bakunda gushora muri online business za estate, dry equipment, hari n'ibindi byaje ngo byapaye abantu birirwa bategereje ngo bazabona amafaranga. Oya, nta mafaranga y'ubuntu ajya abaho, cyangwa wa muntu uzakubwira ngo ngwino dushora amafaranga muri online business ngo arunguka amafaranga menshi. Oya, ibyo bintu ntibibaho, ni ubujura. Nta kintu umuntu abona atavunikiye, ahubwo bisaba gutekereza kabiri. Inama nagira abantu bose nk'abo niyo gufunguza konti muri banki, yaba sako, yaba microfinance cyangwa se n'izindi banki zitandukanye.
nukenera kumenya banki wakwizera cyangwa se wafunguzamo konti, unyandikire muri komenti noneho nyikubwire, kuko banki zo ni nyinshi kandi zose zitanga financial services, ariko hari bimwe ziba zidahuje. Wowe nukenera kumenya banki wafunguzamo konti, unyandikire muri komenti ndayikubwira. Undi muntu wemerewe gufunguza konti ni kampani cyangwa se ikigo. Hari kampani z'ubucuruzi cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi, hari amavuriro, hari ibigo bitandukanye, ibigo by'amashuri, ibigo by'imyidagaduro. Mbese ikigo cyangwa se kampani yemerewe gufunguza konti mu izina ry'icyo kigo cyangwa se mu izina ry'iyo kampani. Ikigo gifunguje konti nacyo kiba cyemerewe kubitsa no kubikuza ndetse no kwizigamira. Abandi bantu bemerewe gufunguza konti, abana bashobora gufungurizwa konti ariko zigacungwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abishingizi babo. Ndetse ubu usanga banki zimwe na zimwe hari izitemera konti z'abana, ahubwo bagashishikariza abakuru gufunguza konti zabo, ahubwo kugira ngo bajye bazigamiraho abana babo. Ariko hari na banki nyinshi zemera ko ufunguza konti y'umwana bitewe n'impamvu runaka, ukajya umuzigamiraho, ukaba umwishingizi w'iyo konti niba uri umubyeyi we, ukajya ari wowe uyikoresha. Umwana yazagira imyaka y'ubukure, iyo konti ukazayimwegurira. Ikindi, uba ushobora kuvuga ngo mfite umwana wanjye cyangwa abana babiri, ejo bazakenera kujya kwiga, reka nze mbafungurize konti, njye mbazigamiraho amafaranga buri cyumweru se, buri kwezi, buri gihembwe, bitewe cyangwa se buri uko ubonye amafaranga ukayazigama kuri izo konti z'abana. Ejo nibakenera kujya mu ishuri, uzajya kwifashisha kuri ya mafaranga. Niba arwara, ushobora gukora kuri ya mafaranga. Uzi ko indwara zidateguza, umwana ashobora kurwara, ashobora kugira ikindi kibazo gituma ukenera amafaranga. Iyo uramutse utarizigamye birakugora, niyo waba uri muri mituweli hari ikibazo umwana ashobora kugira ku buryo na mituweli itagikavaringa. Ariko iyo wizigamye, warazigamiye umwana wawe, banki irakugoboka. Hari n'abantu bakunda kugira amafaranga, ugasanga niba ari amafaranga 500 ayabona nk'atari amafaranga, akayapfusha ubusa. Nyamara ayo mafaranga ya yandi usuzugura, bya biciro usuzugura, uba ushobora kubibika kuri konti, ushiduka amafaranga yarabaye menshi kandi wayasuzuguraga. Hari abantu bataha ibiceri bakabihereza abana, bakabinyanyagiza abana ngo bajye kugura bombo, bajye kugura amandazi n'ibindi. Nyamara uwo mwana ejo azakenera minerivare, uwo mwana ejo azakenera kuvurwa, uwo mwana ejo azajya mu ishuri, uwo mwana azakenera kwambara. Amafaranga ayo ariyo yose, iyo ufite konti muri banki, uba wemerewe kuyabitsa. Amabanki yo mu Rwanda murabizi amaze no gutera imbere, hafi ya yose akoresha ikoranabuhanga, yewe n'umurenge sako usigaye ukoresha ikoranabuhanga. Ushobora kuvuga ngo sinajya kuri banki ngiye kubitsa amafaranga 1000 cyangwa 500 y'ibiceri, nyamara hari uburyo uyabika kuri telefone, warangiza ukayasunikira kuri konti yawe iba muri banki, ukizigamira ya mafaranga yose usuzugura, ukayazigama. Ikindi, burya kwizigama muri banki ntabwo ari uko wasaguye, ntabwo ari uko wahaze, ahubwo kuzigama cyangwa se kwizigamira muri banki ni ukwigomwa, uri gutegura ejo hazaza. Abo bantu rero mbabwiye bemerewe gufunguza konti cyangwa se kugira konti muri banki iyo ari yo yose, yaba sako, yaba microfinance, yaba banki y'ubucuruzi. Niba ukurikiye iki kiganiro ukaba utari wakora subscribe, nagusaba kuyikora, hanyuma numara kuyikora ukande no kuri like. Iki kiganiro uze no kugisangiza abandi.
kandi iki kiganiro niba kigufashije uze kubitwandikira muri komenti, utubwire niba ubona hari n'ikindi cyangwa inyunganizi waduha, uyandike muri komenti. Niba hari n'ikibazo ufite udasobanukiwe ku bijyanye na banki, wandike hasi muri comment section, tuzagusubiza. Ni ibiki banki igenderaho iri gufungura konti? Kugira ngo iguhe konti, ni ibiki banki igenderaho? Kugira ngo ufunguze konti cyangwa banki ikwemerere kugufungurira konti, hari ibintu ugomba kuba wujuje. Umuntu wese agomba kuba yujuje imyaka y'ubukure. Donc umuntu akaba yemewe n'amategeko. Umuntu wese wujuje imyaka y'ubukure, nko mu Rwanda imyaka y'ubukure ni 18, yemerewe gufunguza konti muri banki. Nkuko nabivuze haruguru, n'abana bemerewe gufungurizwa amakonti, ariko aya makonti agacungwa n'ababyeyi babo kuko bo bafite imyaka y'ubukure cyangwa abishingizi babo bana. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari ibipimo by'icyizere. Kugira ngo banki igufungurire konti, hari ibintu igomba kugenderaho kugira ngo ikugirire icyizere. Icya mbere, nk'umunyarwanda ugomba kuba ufite irangamuntu. Waba utayifite nibura ukaba ufite pasiporo. Buri irangamuntu nicyo kintu cya mbere. Muzi ko irangamuntu iriho amakuru yose yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Rero irangamuntu cyangwa pasiporo ni iya mbere banki ireba kugira ngo igufungurire konti. Icyo ni igipimo cy'icyizere. Ikindi, banki nubwo hari izitabikora, ariko ziba zigomba kureba amakuru yawe muri CRB, kureba niba utari bihemu. Iryo jambo ntirigikunze gukoreshwa, ahubwo kureba yuko uri inyangamugayo, niba nta kindi kigo cy'imari wigeze wambura. Kuko hari abantu bafata inguzanyo muri banki bakazambura, bagahita bigendera gufunguza konti mu zindi banki. Ubu ngubu ndagira ngo mubwire ko bitagikunda, kubera ko banki igomba kureba niba utari muri CRB. CRB nzayibasobanuriraho mu buryo burambuye. Abantu benshi bumva CRB ntibamenya ari ibiki, nayo nzayibasobanuriraho. Kureba niba udafite umwenda cyangwa se nta kindi kigo cy'imari wambuye. Ibyo nabyo banki zibirebaho. Njya mbona rero mu minsi izaza hari n'igihe bazajya bareba ko niba utuye wishyura n'ibishingwe, cyangwa ukaba wishyura umutekano, ukaba wishyura amafaranga y'irondo, yego niyo y'umutekano, cyangwa se n'andi. Kuko ugomba gufunguza konti, ariko ukerekana n'ubunyangamugayo bwawe. Hanyuma ikindi, ubwo ni ukuvuga ngo ugomba kwerekana icyangombwa mu gihe uri umunyamahanga, icyangombwa kikwemerera gutura cyangwa se icyangombwa kikwemerera gukorera mu gihugu runaka. Kuko n'umunyamahanga yemerewe gufunguza konti muri banki mu gihugu arimo, ariko akerekana ibyangombwa bimwemerera kuba ari muri icyo gihugu, yaba ari ugutura cyangwa se yaba ari kugikoreramo mu gihe runaka. Umunyamahanga rero nawe ibyo ngibyo babirebaho. Hanyuma ikindi, ibigo nabyo bishaka gufunguza konti, niba ari kampani ugomba kwerekana icyangombwa cy'uko iyo kampani yawe yanditse muri RDB. RDB muzi ko ari itanga ibyangombwa byose ku bigo cyangwa se ku ma companies, yaba kampani z'ubucuruzi cyangwa se n'izikora ibindi ibyemezo. Ariko kampani yemewe igomba kuba ifite icyangombwa cyo muri RDB, yahawe na RDB. Uramutse utagifite kandi ushaka gufunguza konti ya kampani, ntabwo banki yabikwemerera. Ariko nuba ufite kampani, ukaba ufite icyangombwa, ukaba utaba muri banki, ukaba utarafunguriza iyo kampani yawe konti, rwose nakubwira ko wacikanwe. Nagushishikariza kugira ute, gufunguza konti muri banki, kugira ngo iyo kampani yawe
ujye uyizigamira, ubitseho amafaranga ikorera, yewe ubone n'inyungu. Hari n'ibindi banki ishobora kugenderaho, buriya banki zishobora kugendera no ku bindi bintu bitewe n'umwihariko wa banki, ariko iby'ingenzi mbabwiye ni ibyo ngibyo. Hanyuma n'abantu bemerewe gufunguza konti muri banki nabibabwiye. Nizere ko mwaryohewe n'iki kiganiro. Njyewe mwavuganaga cyangwa se wakibagezagaho ni Jean Marie Vianney nk'ibisanzwe. Naho ubutaha mu kindi kiganiro ndi kubabwira umuntu utemerewe gufunguza konti muri banki, ndi no kubabwira ku bijyanye na CRB. Abantu benshi ntabwo bazi ibijyanye na CRB. Icyo kiganiro nacyo nzakibaramburira nkibagezeho. Mwakoze cyane gukurikira. Niba wakunze iki kiganiro kanda like, hanyuma wibuke kugisangiza abandi. Niba wari utarakora subscribe, kanda kuri subscribe. Naho ubutaha, ciao ciao, bye.